abanyamurenge bafite ubwenge nibo bonyine bitwa utugara. Ndashaka kubanza kubaha akantu gato mubanze mwumva ukuntu byagenze, ku buryo muri buze kumva uyu ninde yitwa Rugabo kwanza ngira ngo yari kapiteni cyagiye cya LCD icyo gihe yari kapiteni akora ari umugaragu wanuza wabangaba abatipe bose kabarebe yafashe igihe bayikanaga Kabila amaze kwirukana abanyarwanda ahita harobanuramo abatipe abo ngabo nyine banuza kanze mbari amazina y'abakonzi baruberwa ngira ngo murabibuka barubera banuza ba Moise Nyarugabo abo nanuza uyu kwanza we yari wanuza wa Mutebutse uyu nguyu yari umusirikare wa Mutebutse first of all ari nabo bahuye n'ikibatsi cyo muntu witwa ndashaka mbere ko urwango afitiye umuntu witwa umusirikare generali Afande Masunzu, uburyo Masunzu abarusha ubutwari no gushishoza akareba kure. Uyu nguyu n'uburyo ahuzagurika mu byo akora n'ibyo avuga n'uburyo agenda agacanganya amateka. Muranyumva neza? Bitangiriye muri 1966 uyu mugabo se wa Kabila Joseph ariwe Kabila Lola presidenti wapfuye yarayoboye igikundi cye afite ishirahamwe ishirahamwe ndashaka kwereka impamvu Rugabo yange ikintu cyitwa utugara. Uyu captain yari Rugabo yahoze ari muri LCD, ariko LCD ndashaka kubanza kubwira ukuntu yatangiye n'uburyo byaje kugenda uvuga ngo uburyo kwanza reka utugara ukuntu twaje kuvuka ari nabwo twatangijwe. Ubundi sinatinya kuvuga ko Masunzu ari watangije utugara kubera ko niba abantu ubundi iyi nuza yashaka yanuza yitwaga cya gisirikare yashaka yanuza rya y'uyu mugabo nuza Kabila ni FDL ngira ngo ni FDL nuko ryitwaga. Noneho iyo ndi ya Laurent Désiré Kabila ubwo novuga ngo 1996 tujya kurwana muri Kongo twese marabyibuka. Uyu mugabo ibyo ni yarutwa abanyamurenge bose bari bayirimo bari muri iryo shaka bose bumva ko barahungaho. Ariko icyo nshaka kubanza kubabwira niyo mbaga ngo u Rwanda ntago rukunda abanyamurenge ni iki cyo nyine ngiye kubakurirayo. Abanyarwanda n'abanyamurenge bamwe bibigarasha bibinuza ibipfobagane barabizi mu mateka yabo yuko Kabila muzehe ariwo wabishe ibyo bajya barimba ngo birwa bavuga ngo intambara barishwe bicwaga na Kabila muri za 66 mu 1956 wabicaga ni Kabila se wa Kabila Joseph uyu nguyu. Noneho uwo Joseph uyu nguyu Rugabo arimo kwihoma arimo kuvuga neza kugeza ubu ngubu uyu munota turimo kuganira uwo arimo gusingiza arimo gushira imbere ngo niwe ukwiriye kuba president niwe ukwiriye gukora byose. Uwo afatanyije na Masunzu nibo bamukubise muri nuza Uvira babarasa kubera ko bari bigometse. Reka mbe ukuntu byagenze Kabila amaze kwirukana Kabila se wanuza wa Désiré wanuza wa uyu president Kabila Joseph amaze kwirukana abanyamurenge bose abanyarwanda bose n'igisa no munyamurenge gisa nkaho kigiye kuguma hariya kuko we akunda abanyamurenge burya Kabila muzehe Kabila n'uyu muhungu we basaga nkaho bumva ko abanyamurenge bagiye gukora deal yiyibagiza ibyo yabakoze kera. Yaje kugera ati afata abanyarwanda bonyine pire aravuga ati abanyamurenge n'abanyekongo bene wacu baguma hangaha. Ariko umunyarwanda wese guhera kuri Kabarebe James mugende Kabarebe kiyakoze nuko guhitana aba bahungu ahita araza arabegera bashyiramo politiki niba yarayivanye Kigali arababwira ati Moise Nyarugabo yewe nanuza na Ruberwa Azarias afata no witwa Bizima Karaha abo bose abashyiramo propaganda ahita bamanukana baranakitse yewe batabwiye na beskoti babo kandi ari abana abanyamurenge babarindaga. Abo maze kugenda aho ntushaka kugira ngo muze mwumve neza uburyo uyu mugabo witwa uyu nguyu noza Rugabo atazi amateka yabo kandi akayirengagiza akabeshya abanyamurenge bari hiriya mu Giputa batajya basoma n'amateka yabo ngo bayamenye neza yarangiza akajya kubyonona yihoma ku Rwanda n'abari abahagarara hariya mu Rwanda ngo nta n'igihugu na kimwe kituvuganira nk'u Rwanda.
mwaraye mubumvishe nabahaye. Noneho icyaje kubaho kibi cyane, abo baruberwa bahoze bari muki nibo ubundi baje creating ikintu cyitwa batangiza ikintu cyitwa RCD. Batangiye gukora RCD abo no kuvuga ngo baruberwa abande abahoze muri ubundi bahoze bari kwanza nka ruberwa, reka tuvuge urugero. Uyu yahoze ari yari muri cabinet. Ruberwa yari yarashinzwe ibintu bya yari minister of what? Minister of Foreign Affairs. Uyu nguyu ubwo yari muri cabinet yahe muri presidential, no kuvuga ngo yari umuntu uri VIP ahora mu biro byande bya Kabila. Noneho barangije kumukurayo, uyu anuza kabare baravuga ati nago tugusiga, reka tukujyane tugende dukora ibyacu kugira ngo tuze kubahesha igihugu cyanyu, muyobore niba ngombwa Kongo muyigaburemo kabiri. Amatwi bayakubita hasi, bashogoshera bakurikiye umunyarwanda utigeze ubakunda na rimwe, uwabafashe akabacomeka ku muntu wabishe kuva kera, akongera kanabisigira n'umwana we, akongera kabica. Icyo gihe ngira ngo mwibuka impfu z'abanyamurenge baje gupfa, banze kubona aba nibo bari ba leader. Uyu Ruberwa, uyu Bizima Karaha, uyu Nuza Sigyuye nani, uyu Moise Nyarugabo, abo nibo bagurishije abanyamurenge bari mu mujyi hariya Kinshasa n'abari muri Kongo hose. Icyatumye abagwamo akabadiha akabahingamo ubudehe, akabica n'ababana njya mbabwira abahungu beza bakabuye bande bandora ingabo bande bose munyamahoro, aho bose bagiye bapfa babigabo bishwe kubera aba batipe batatu baje gutoroka bagendana n'akabarebe mu kugenda kwabo. Bagiye kubona bona Mescot, abescot nabo ntacyo bari bazi, barabona gutuza kuna fande yadukitse. No kuvuga ngo icyo gihe byatumye bibyara imvururu, niko kuza gukora iki kintu cyitwa RCD. Batangiza ubwo urugamba rwo kutangira kugira ngo bahungete Kongo, batangira gukora ebidashoboka kuba byakorwa, bikabatuma abanyamurenge bapfa kurusha uko bagombaga kuba barapfuye mbere. Kuva ubwo nibwo hatangiye utugara rero no kuvuga ngo icyabiteye ahanini 90% boss bahise bajya ku ruhande rwande. Masunzu we yarabibonye aravuga ati nago nakorana n'abanyarwanda baratubeshye kandi tuzi neza umwanzi wacu kwari Kabila, kandi Kabila amushize ku butegetsi ngo yari marica abanyamurenge. Noneho abanyarwanda bo barifashije gutama kuko nta munyarwanda uri urimo gupfiramo, ahubwo harimo harapfa ikintu cyitwa umunyamurenge. Urimo kubica ninde? Ni Kabila. Noneho aho ndashaka kuza kubazana neza mbabwira uyu mugabo ukuntu avanga ibintu ambigeze kuri story neza kugeza uyu munsi aho bahagaze abanyamurenge, aho barimo kubeshya abantu bakagira ngo nago bazi amateka yabo, kandi ndetse nubwo nkuko baza amateka y'u Rwanda nuko bagenda bayagoreka, bagenda bashaka inzira, bangura inzira. Mwababonye barimo kuvuga hariya ku radio mu Rwanda ngo u Rwanda nirwo rwa mbere rwabafashije, ariko ndashaka kubinyomoza buri munyamurenge wese aho ari ayumva amateka bimenye neza kandi nako bimeze. Na mukongomani wigeze wanga umunyamurenge, ahubwo yaracometswe kuva mbere ku gihe cya Kabila. Kizehe Kabila yure niwe watumye abanyamurenge bapfa. Noneho n'icyenda nyuma mu 2000 baje no kuba ikibazo umuntu waje barangije ibingibi, umuzehe haje gupfa mu 2000, umuhungu wamaze kwima ingoma akaba president. Icyo yakoze niki? Nicyo gihe habayeho ibintu byitwa abanyamurenge gushaka kugira ngo bakore iki, bongere barwanye leta bayigomeke. Icyo gihe mwibuka neza ko uyu Rugabo yari umugaragu wa Ruberwa, ngira ngo murabizi ibyo ngiye nago najya kwirwa mbibabwira. Yari Rugabo rero agahinda afite nuko yatsinzwe na sebuja agatsindwa witwa Mutebutse. Yaratsinzwe, ako kuntu batsinzwe nukuherera agahinda kamuteye kamutashye kakaba kamubaza kugeza ubu ngubu. Nuko uwo mugabo mureba wikarakasa akavuga gati cyanga akahanagura akagira icya akikarakasa arimo za uniform askari combat yure captain. Ikibazo cyamubaye mpamvu mwita captain, hari impamvu muramuzi muri RCD ari captain y'ibikenyere. Ikibazo cyamubaye uyu askari madoa askari mavaza askari mapambio amba hajua kitu chochote, anachanganya mambo kwa Wanyamurenge, anataka kuwapoteza rengo. Uyu nguyu ubwe bamukubitiye Uvira, umukubitani wo Kabila arimo kuvuganira, arafu ahungira i Burundi. Buriya Burundi arimo kuvuga agasebya agasakuza aho ngaho. Impamvu arimo kubusebya nuko bwamufashije. Ibi barimo kuvuga bariya bakavuga ngo bariya ngo baravuga ku Rwanda, wowe ubwawe wahungiye i Burundi, ohungira i Burundi
urabyibuka neza mu Katumba nabwo bagiye barabakurikirana, Kabila yohereza abasirikare basanga barabica, ukika kwicumu bwawe uhita uhungira muri Canada, ubona kujya muri Canada. Ahubwo arukiye bagirwa ibyo Burundi bagufashijemo kugira ngo ugere muri Canada, noneho wihoma kuwa gushatse kukwica, niwe muri gukorana nonaha ngo wowe uri umukongomani muzima, ngo ubwo wowe uri umunagazi, ngo niwe ugomba kuvuganira abanyamurenge. Goshitwe ntago tubizi kuna abanyamurenge babayeho n'amateka yabo. Mind you, ndashaka kubwira yuko n'abagenzi bawe bajya mu radio ya Rwanda y'u Rwanda bakajya kuvuga ibintu batanazi. Banyarwanda mwese cyangwa buri muntu wese uzuri mu Kinyarwanda, aba banyamurenge barimo gufatanya n'ibyo bya M23, ibyo ni ibipfobagane bigiye guhura n'ikibazo. N'ubu ngubu ntabwo bafite inzira yo gucamo, bafite inda nini, na abantu bashakisha imibereho batanayize. Ndababwiza ukuri yuko umunyarwanda ntago yigize abakunda, kuko yabashiriye imbere ikizira cyabahimbiye muri 1966 kirabarimbura, arangiye kibashira n'imbere still kishaka ngo kibarimburira n'ubu Kabila wari aho ngaho. Niba mutarana munogonora, je nababwiye ngo yaranapfuye kuko mbona ari umupfu president ujya guhunahuna mu mashyamba, akaba ari kumwe n'abanyamurenge yishe Kamara. Ubwo azi ngo barabyibagiwe, harimo bake bafite umutima umwana azaguturitsa mu gahanga. Uwo niwe wamaze impunzi zari zihungiye, abanyamurenge bahungiye i Bujumbura, bahungiye i Burundi bari mu Gatumba. Uyu ndo ari uwo nguwo. Noneho inzika y'uyu nguyu, impamvu yanga utugara nuko twamutsinze, nuko utugara twamunesheje. Uburundi atuka niwe bwonyine bwamufashije kugira ngo agere abameze kunguku no kuvuga kwe. Uwo nguwo avuga ngo abarundi barabiki Red Tabara uvuga urayiza ahantu abayishigikiye, n'abamayimayi bari ku ruhande bariho nawo narwo uraruzi. Abo bamayimayi bamwe uvuga baje kugira iki, zari n'ingabo z'uwo bosi wawe Kabila ukorera, wahoze aguhiga, wakorasha akabarasa we agakurasa we namutebutse mugahungira i Burundi. Ni nayo nziko ufite kugeza ubu ngubu. Uranyumva neza? So uwo nguwo mureba Rugabo nivuze rye, aza mumubaze ngo ibyo Robert avuze nibyo ntago ari byo. Mumubaze ngo watsinzwe na Masunzo, arabarasa bashwanyaguza, mwese mwari mwigometse mwigira bakaraha kajya he, arabarasa ayobowe na president we witwa Kabila Joseph. Arabarasa murahunga, muhungira Bujumbura, muhungira Burundi, barabakira. Ibyo nabyo wibuka. Ubwo bona abana bagera kuvuga ngo barokoye abarundi, mureka abahungu bari abagende bashimire abarundi, reka bashimire president kuko bafite icyo bibuka aho babakuye. You get? Ahubwo umunyamurenge wese aho ari nago yibagirwa ko u Rwanda rwabagemuye, RPF na Kagame babagemuye ahantu hitwa mu maboko ya Kabila aduyi wabo, Kabila Kizehe wabishe muri 1966. None ibyo muhora muririmba ngo barabishe, ninde wabishe? Sabo ngabo si Kabila Kizehe na Kabila umuhungu we. Hanyuma uwabishe so wabageretseho n'ikintu cyitwa Red Itabara. None ubu ngubu muratekereza ngo baranababwiye mu bw'ijambo bababwiye, mukimara kugera hariya mwiyomoye kuri nuza kuri RCD, bahise bababwira, ndabyibuka, barababwiye ngo muribeshya, RPF ifite inzira zirenga 1000 zo kubageza i Kigali. Abanyabwoba bahise bajya muri Kigali, batangira gushakisha imibereho, baranubaka, babaha n'amafaranga kugira ngo babatera agahinda murebe ngo bamerewe neza, bakajya banaza no kubasura bameze neza. Minembwe mukavuga ngo siko bari mu Rwanda basa neza, bamerewe neza, kumbe nakanyobwa. Ubu none akantu gasigaye kamwe karimo gukoreshwa kuri ya Kabila, uyu muhungu uyu nguyu wavuye ku butegetsi, icyo arimo gukora right now, arashaka kuza kugira ngo abakurure, mwongere mushyugungwe ngo mugiye kuyobora Kivu zombi, ngo bayigire igihugu kimwe na Masisi, ngo noneho mubone ubutegetsi. Aho niho muzabonera irimbuka ry'ikintu cyitwa umunyamurenge, hanyuma igihugu kirangire. Ndongera mbibutse yuko Kabila yishe abanyamurenge muri 1966, ni nawe wishe abanyamurenge mu 1999 no mu 2000 ajya gupfa. Ni nawe wabyaye Kabila Joseph
uwo nguwo urimo kubagabaho ibitero by'abamayimayi kugira ngo babyitirire leta ya FARDC. Abantu bavuga ngo baraswe na drone ngo babashizeho ngo makomporo kabari ku muntu ayerekana ngo ahango isasu yakubise hano cyane. Sinzi iyo kompara rushobora kukurasa rikakurasa isasu rya NATO. Nangwa nayo mubeshya ko ari fragment yavuye kwibuye kaba yagukomerekeje. Pana kujya mufuringa abanyarwanda. Pana kujya mufuringa isi. Pana gufuringa abanyekongo. Imitwe yaramenyekanye. Mugume hamwe, muhame hamwe, mukubitwe izakabwana. I'm telling you. Mvuze ngo iziki. Mukubitwe inkoni izakabwana. Reka manze niyo amazi kwanza. Hari umuvandimwe wananguriye amazi. Niwe inyangamugayo. Imana iguhe umugisha. Wabikoze neza muvandi. Wavuze ati Robert uba wakoze umurimo mwiza. Rero ukwiriye kuba wakwica kanyota gihe urimo kuvuga. Avuga tumwa kuri tutuzi aba muri Canada muri Amerika. Aha. Ikibabaje nuko abantu benshi kugeza ubu ngubu barimo barakurikirana ibihuha n'ibinyoma n'ubuteka mutwe w'abantu bamwe bashaka kugira ngo bagere ku ntego zabo, mukabiyoberwa ukureho kugomba kuturuka. Hakaza abakada baza babinjiramo nkaho bakibagiza amateka yose y'ibyabaye, bakabazanira ikijima igicucu. Abandi batangiye kuvuga n'ubishe mu Rwanda ngo urabona ngo buriya ngo rero ngo urabona ngo bariya ngo banuza ngo abaruba ngo urumva abaruba bariya president ngo katuruka mu baruba ngo bagire ironda koko ngo nabantu banga ubwoko bwo mu burasirazuba bwa Kongo ngo buriya zabakora iki. Yababwanga akaba yararongoye umugore we Denise akaba avuka hariya Bukavu. You guys, are you crazy? Ibintu muvuga mujye muvuga ibintu munatekereza ikintu gishobora kuba cyagera cyakurebesha ko ufite imboga mu menyo cyangwa ushakisha imibereho utari umusesenguzi cyangwa umunyamakuru wabigize umwuga. None rikambabuza akantu gato. Ubu koko muri aka kanya tuvuge ngo da hashize igihe. Ubu mushatse kumbwira abo bose baruberwa n'uwo Rugabo no noza na Nyarugabo nabandi bose bose biyibagije birengagije bibagiwe ko ikibazo cyabayeho bishwe muri 60 na Kabila Laurent Désiré president marehemu, hanyuma bakaza kubitwa inshuro batangiye kwigomeka bari RCD barimo kurwana ngo bararwanira u Rwanda bona u Rwanda bishyira hamwe RDF baruberwa abo bande SG Bizimakaraha abo bose bishyira hamwe. Noneho haza gukuba mutebuza bose baje gukubitwa inshuro bakubitirwa hitwa Bukavu araca Bukavu n'amasaso n'urufaya. Uwo nguwo Rugabo yataye imbunda ariruka kabuno mpamaguru ahungira i Burundi baramwakira baramubwira ngo humura ugeze maboko mazima bamushira ziyaya mujya mumva inkambi yaho niho babashize bamaze kumushyirayo ushizemo umuyobagira ukimwirukansa ageze muri Canada arangije aragaruka. Noneho arimo arateka imitwe aravuga gakanga abantu kuma YouTube ajya ku mateleviziyo batwishe batumaze ngo twebwe ndutuzaga kabaro kacu. Wewe wacha bari zako bwana, wacha wadanganye wale civilians ambao hawakujui wakuelewi. Urabeshya nde wowe? Usije kadanganya inchi, usije kadanganya the all world, usije kadanganya watu wote. Tumekutambua tena, wewe ni muoga, wewe ni muoga kwa ukweli. Shida gani? Usirudie ukawadanganya binadamu. Urabeshya abanyamurenge urabifatira bari hango imisozi ntibazi amateka baza yejo bundi abazi n'ibya bindi baravuga ngo nuya ngo wasanga ngo ya ntambara ya Murere. Intambara ya Murere yari yobowe na se wa Kabila. Uwo nguwo urimo gupfumbatana, uwo nguwo mupfumbatana murarana ku buriri niwe wabamaze mu ntambara ya Murere. Nta wundi yari afite icyo kintu cyitwa ngo ni iki cyitwa guceka igishaka kikunumva cyincaho iki kintu cy'ikirya abarezi ngo Murere yaje kubamara aramara abanyamurenge barabizi baza ayo mateka bayazi. Nuko nguko rero byagenze nose wadanganye. Nyuma nibo yaje kwinjira n'igishaka cye cyitwa ngo ni AFDL.
twarwanaga n'ibintu tutazi, twe tuzi ko turi RPF na RDF, RPF. None ki turarwana, kumbe afite umupango kuzazarimbura abanyamurenge ngo akabamara. Kumbe abo agomba kurimbura yabaga afite mu ibyitso nk'abo ngabo nyine. Hamuna dabat uwo muri kumwubu nguwo urimo kuvuganira uwo nguwo witwa Kabila nani Kabila, uyu nguwo Kabila Joseph niwe wakurashe urahunga naso Mutebutsa sobuja muhungiri Burundi, barabakira wataye imbunda wataye n'umutwe nyine, baza no kuba kurikirana batanga ingabo. Leta y'u Burundi iranabarasa mu Gatumba, uraroko kukika kwicumu rwari hahamuka, bahita kohereza muri Canada. None ugarutse wibagiwe cyakwirukansaga uje gucurika amateka y'abanyamurenge. Ntago ukunda Afrika wewe, subira ujye kongera wiyogereza za mayiti z'abakecuru izanu ry'amirambo yo muri Canada. Usubye kuna kiza na wana wose yo mwanageshi kabisa. Umusirikare ubeki abari umuntu w'umukonsomateri wa Afrika, konsomateri wa Afrika. Wona danganya watu, wona danganya nini? Twe nago jewe nkubwiza uko nago meze nka wabahungu bo mu Rwanda gwirwa bubavugira ngo intare za Saramwe ngo abanyamurenge bashize. Ibyo ntabwo ari ibyo ndimo. Byo mba ndimo ndagorora Afrika kugira ngo tube bamwe. Nyinyi ni nawe wazanye ikintu cy'abanyamoko wowe. Ufite ironda koko riteye ubwoba cyane. Nago kunda abahutu, nago kunda abandi mwarimbanye n'abafrere nabo abantu batari abanyamurenge ntubiyumva muri guteye uri inyamaswa. Nago warukwiriye kuba mu bantu bitwa twirwaneho. Twirwaneho none kangubwiye nakandi gashya. Twirwaneho nare basobanure kugeza ubu ngubu umupresident witwa President Felix Kirumbo, President Kisekedi yaravuze ati ikibazo cy'abanyamurenge ndacyumva. Nibyukuri nanjye nabashigikira kuko mwirwanyeho ari amoko ashaka kubamara. Hari abantu benda kubica, ariko abantu bari babashigikiye ndabazi. Abantu bendaga kubica ndabazi. Today ndashaka kubafasha. Mboherereje ntumwa, mboherereje n'abantu, mboherereje na force yifashe, task force ivuye mu Burundi, ivuye no muri Kongo, zishyira hamwe ziza zimara amezi 6. Namwe murabyibuka, babagisha inama muranga. U Rwanda rubumvisha ko mugiye kubona igihugu mukakigaburamo uko mushaka, mukakigaburamo kabiri, hakagira uruhare mwiharira, mukagira uruhande muharira hiririya, mbese mukabikora nkuko tubona za yini yihe South Sudan, nkuko tubona South Sudan. Noneho ngo namwe nuko mugiye kwa mumeremegara mvamara ikibazo murabona rero muyongo tura none rero byabapfanye abo nufite ibyukira n'ibyumira naho ngaho uri. Bagenzi bawe bose bagiye kuri reportinga, nabandi bamaze no kuri reportinga muri FARDC muri government, ako wowe ugiye kuba wandi. Deka ngubwire nabo abumva bari abandi bo bamaze no kwitanga kuba nk'abiyahuzi. So sinzi icyo ushaka ku bantu bitwa utugaro zatuzira nabo muri kumwe bose. Deka mbikubwire n'utarubiza n'ingabo muri kumwe nazo zose n'utugara zamaze kugira gute kwemera ko zigomba kujya muri leta. Nabonye n'abandi basirikare mwagiye mubeshya bakava muri FARDC bakaza kubafatanya namwe ku rugamba, bamaze gutangira kwidaklara kugira ngo basubire muri FARDC, ariko sinzi kwizabakira, ariko yizabakira tukubera ko yarabivuze yari nakira bibabwira ati umuntu ukeneye kuza mu gisirikare mubyibuke yaje Minembwe na delegation yohereje, baje bababwira ngo ni mucya bugufi mukava muri ibyo bibazo byanyu byose mukareka kujya mufatanya na M23 hamwe na RDF, murahita muza abashaka kujya mu gisirikare mu kijyemo, abashaka kujya muri wazarendo bajyemo, abashaka kuba abasivili mugasubira mu buzima busanzwe mu bajyemo, ariko tubakorera umutekano wose. Ibyo nago mugeze mubiha agaciro, aho umumvishe mugiye kuba abapresident murumva. Noneho no kuvuga ngo ikigiye kubaho ni kimwe, dore bamaze gutanga miliyoni 7 miliyoni 8 ni kuri 7 zigiye kuba zajya zafasha gusana ibigondera buzima n'utundi dispensaire turi amahonga za Minembwe, kugira ngo babanze kuko ubu ngubu barimo baragerageza kugira ngo bakukumbe bakuremo ikintu cyitwa RDF hamwe na M23 niba mara kuva mbabone kububakira. Ariko maracyafite cya cyizere cyuko RDF yarabaroze, mwumva ko ari intwari zidasanzwe,
baraza bafata igihugu bakigaburemo kabiri, niba nanje kukigaburamo kabiri muhite mugabana ubutegetsi. Ayishuwa nuko bizagenda. None ko mwari mu nzira nziza, ko mwari mwamaze no kumva ko mugomba kwifatanya na Wazalendo, ntihagire umuntu n'umwe ushobora kuza kubabeshya ngo abakemure humye ajye kubavanga babwira ibintu bitariyo. Guteze mwese ntabwo nge mufite ibyo mubona, nago mubibona amaso yanyu, nago rega nkubwire ubu kugeza ubu ngubu buri muntu wese azi ikibazo cy'abanyamurenge. Politiki y'abanyamurenge umuntu wese yarayimenye, buri muntu wari we wese. Hazagira umuntu ubabeshya ngo ajye kutobatoba amateka yanyu, none ngo abakundisha duyi ejo azabaca umutwe. Umunsi mwabonye umuntu witwa Kabila yasubiye ku butegetsi, ibibazo bizaba byabaye, ibindi biraba byahindutse. Bumvise muzabaye double problem, muzahita muba ikibazo, muzahita muhura n'uruva gusenya. Muranyumva? Icyaka kwanza akurumba nayabahaye nakomba nasesenguye, nabagize baneza baba banyibutse bakakanda akanyenyeri, nako numwe niwe wagakanze, abandi mwarinubiye. Ni n'umupapa, niba hari mama wabikoze avuga ati no umugabo umwe wabikoze pa, uno n'umurundi, by the way n'umurundi. Mane guhumuca sinshaka kukomeshwa ningahuri, mane guhumuca abandi bumvishe nomero bazupfusha ubusambo nabamamagara bambwa ngo turagukunda bagahamba muri roho. Kandi hano ko neza no kugira ngo umuntu abone nani kitu cya kuweka kwenye nani uko. So rero ibiganiro cyo nakagaruka nagira ngo mbamenyeshe yuko ayo mateka abagabo barayaze, n'unyarugabo ba wikarakasa kuriya wumva ashyanuka ku Barundi atuka president w'u Burundi ngo niwe bashatse kubamara, ngo nashatse kandi abarundi ba protectinze abanyamurenge. N'ubu ngubu bishize hamwe n'ikiganiro barimo kugirana nawo, ni ikiganiro kimwe cyiza kirimo kugira ngo babafashe, ariko mpaka sasa arimo arirengagiza ibintu byinshi. Sawa, murakoze cyane, ibiganiro byacu nakagaruka.